shireka nkubwire buriya rero cyari ikintu utazi ni izina ry'Imana guhera ku gisimba guhera ku bimera guhera ku nyamaswa buri kimwe cyose kiri kwisi kisko nkwemera ntagarako kwiyemera nkushona se aho no beshya se reka mbeshya se ndi nkande aho no beshya nka bwa busore bw'amabwa njya mbona hano hanze ahangaha ubundi rero ko bwabo ikibazo cyane kimwe nuko mutajya munemera ikofi nge ndi nayurumva ntacyo ntagukorera n'utazi igitangazo no gihari uzi igitangazo ryari ngiye kuzagufata mu minsi mike cyane ukumva mujyane Dubai nje kugwahira umuntu ushaka nzakugurira iki ibyangurira byo ni byinshi cyane ni byinshi nk'iki cyane inkweto wakira nk'izangahe byose guhera ku nkweto kuzamura n'ibindi byose nyine umuntu akenera nyine nawe arabyumva sezo ubona ikofi yanjye wayimara buriya kweri nayimara ahubwo wabona imagije reka nkubaze ushaka ko nzakugura inkweto z'amafaranga angahe byose inkweto z'ibihumbi 400 ibihumbi 400 none nge mise nkuba kabiri inkweto z'ibihumbi 800 hanyuma tugenda ikanzu ushaka nzakugurira yangahe ikanzu cyaka byuze nk'iya 800 ibihumbi 800 ubwo leta nkuba kabiri ukumva ko ni miliyoni ni 600 hari n'ibindi byinshi hari n'ibindi ewa na masheneti amaherena iyo shaka rya nzagiye nko mbikagenda ndigikuba kubyo uzaba uri hano ukumva umuntu Nyagatare rikamutambuka imbere uri kwikuba byazaburira ngo ikofi ngenzi nayo nimeta nagaro kubeshya urumva ese ko nanjye ko niyizeye se we don't worry ngenda kubwiye ngo akakanya ukumva nagaro kwitirira Bill Gates hago video ufite Bill Gates mu Rwanda urumva uramufite hanga ngenda rakiza amafaranga ndi nayo nagaro cyo kwikina habwa bose rero none naritombore ngwece se ntuyona nyine ntubiroze so aho guburi kiriho afite udufaranga duke hano miliyoni nka 6 gutyo kagende ndebye akabare gusa twa nguko turaduhaza basi don't worry amafaranga ndafite mobile money ruzuye kugira ikibazo ndahubwiye ngo ufite umukiranga don't worry sibyo ndabibona sawa tugende nkuguriye agacupa rero nako twabigenza cyo bitwaye ya ntaje twaye kabisa amafaranga aranciranye kabisa siganye 500 gusa n'icyo mfite byo nyine yego 530 yego nindi mama guys allo namakuru yaje inde anko bana we agize ku kibuga cy'indege umva none harekanze mite mugera aka kanya none sibyo reka mite mugeraho kugira ngo nyine ndamukumbuye mwana we ubusanza ni iki koko mwana we shasa kanze ngende sinagaruka kubeshya sibyo ikofi umva ya uruha asanga ikofi nabo babizi kofi babizi abagabo nyine ndabizi ni abagabo ariko turebe ariko subundi tuzi wayitaye ari nyine ntago muzi none se tukabanza tukareba hari n'igihe yaba ari kuri dasi zirimo ma hakize birimo byose byihorere reka turebe nyine amakofi abari abagabo wa mugore kabara uko gabungu by'amafaranga nko muri imbere ariko ndabizi nyine twagenze turi gutembera tureka tubone ikofi reka turebe habona ari n'amaperidasi yuzuyemo gusa ntacyo yaba narimo nayakora akazi reka turebe nyine nayakora akazi ntagitika abagore mugire nkubwiye ko ngusokanye ujye kugura agacupa ane magamba dufite kuko no yikofi aya mafaranga rero nayapangiye n'ukuri kw'Imana wari wayapangiye nayapangiye amafaranga okay nimbara yapangiye harimo inkweto zanje harimo ikanzu yanjye mbega buri kimwe cyose nyine ikintu cyose nakubwiye nyine nshaka kirimo birimo kubera kara yawe ugutekereza ko amafaranga ari so yataya ni nyoko wanyu uri sheri uyatoye ni nyoko rimo yataye uri sheri wowe uyatoye kuba ndi sheri wawe ntago byanditse ko ku Mana nge nzakwishingirira do azed iyi ni impano Imana yampaye kandi nanapangiye ikindi mubwire ntago uri sheri kuri nge uri umukobwa Ndabizi neza abahungu b'imbwa babaho baruswe n'urusatsi ye baba we nani suti yanguriye nagende n'ubundi buno butindi